ryari wumvishemo kuzaba umuhanzi? Kwiyumvamo ko nzaba umuhanzi nabyo ako natangiye impano yo kuririmba nkiri muto. Natangiye ndiba muri church, nkurira muri church ndirimba, then ndangije kwiga amasomo yanjye ya secondaire nkomeza kwiga music. Kwinjira mu ishuri ry'umuziki nicyo cyanyeretse ko ngomba no kuzaba umuhanzi. Wize music muri kaminuza? No, nize music mu ishuri rya Nyundo. Ira ni secondaire, ubwo nize section ebyiri. Ego wize secondaire rongera muri secondaire. Yeah, okay. None se Big Lesho, wambwira nize mbogamizi abahanzikazi bakunda guhura nazo cyane cyane nkawe umeze nkaho uri kubyinjira mu nize mbogamizi wahuye nazo, nibe bihe wahuye nabyo nyine byakubabaje muri kariyeri yawe ya muzika? Ntago mfite byinshi kubera ko ndacyari mushyashya mu byo ngiye nkora biri live, nta kibazo mbona. Ariko muri bino byo kuba umuhanzi ntago biba byoroshye. Sometimes abantu baragusuzugura kubera utari famous, ariko bigenda biza ubitera umugongo ya niyo mbogamizi ishobora kuba. No gukora cyane kandi ibihangano byiza and discipline. Okay, Big Lesho, none se uba wumva ni nkenego ufite muri kariyeri ya muzika, ni nkenego ufite? Shaka kugeza umuziki wanjye kure. Intego kandi mfite no guha abanyarwanda ibintu byiza ndetse n'abari ku isi yose imiziki myiza. Ijwi ryo ndarifite pe, ntago nababeshye. Wadaho sample tukanabyumva ukuntu ibintu bimeze. Okay. Naho izuba ryareka kurasa ntuzigera uyoba Mariye, kubaho ntagufite bimeze nk'igiti kitagira amashami. Oh no, nzagukunda kaza, nzagutuza utunganirwe, shuti yakadasoka, soko y'umutuzo wanjye, ntacyadutanya, oh my darling. Big Lesho, urakoze cyane kabisa, ufite ijwi ryiza ku rwego rwo hejuru. Mbese nabwo nyine nzi ko ufite ijwi rimeze gutyo. Se muri family iwanyu haba hari umuntu wigeze kuba umuhanzi? Ese ijwi nk'iryo nyine ubikomora kuki? Imana y'ubuhanzi ikomora kuki? Umuntu ku babyeyi banjye, umuntu uririmba cyane ni mama muri church. Then abavandimwe banjye bose bari muri no kariyeri ya music. Sister nkurikira arimba muri live music. Aba brothers banjye babiri ni aba producer, harimo n'uwankoreye indirimbo yanjye nazanye uyu munsi. Niye nama wagira umukobwa cyangwa se undi muntu wese wifuza kuba yakora umwuga wo kuba yaba umuhanzi? Niye nama wagira? Inama ya mbere ni gutinyuka, ukizera ibyo uri gukora. Cya mbere ni confidence, cya kabiri ni discipline, cya gatatu gukora. Cya gatatu no gukora? Yes. Gukora mu we buryo? Turi kuvuga ku bijyanye na music, ubwo no bijyanye na music. Ubwo no gukora ingoma, indirimbo, ugakora practice ku bijyanye n'indirimbo zawe. Gitangaje no ukuntu urimo urashishikariza no gukora indirimbo. Umaze igihe kingana iki mu muziki? Maze just natangiye kwiga music 2015, ninjiye muri carrière yo kuririmba kubigira nk'umwuga 2017. Azimisi. Ariko ubibaze ko gwera 2017 umaje gukora indirimbo zingahe zawe? Bo, indirimbo iyo nashize hanze nimwe, ariko abanzi hano hanze bakuze nk'umuntu ngenda akora. Barabizi ko nkora mu makwe, mu hotel ndakora. None se niyo mpamvu yatumye utekereza kuba wavuga uti noneho nyuma yo gukora ibi byose kwirirwa baking abantu cyangwa se nkora amakava y'indirimbo, none reka mfata umwanya mvuge ni none reka nshyire hanze indirimbo yanjye bwite? Niyo mpamvu nyine yatumye ubifata muri ubwo buryo? Icyambere kuri mu hotel cyangwa ku bakinga, it's not my dream. Dreams zanjye no kuba umuhanzi. Rero nubwo byatinze, ariko buri muntu wese agira time. Ibintu bye akabikora. Rero
natekereje kuba umuhanzi kuba nanjye narimba indirimbo zanjye n'abandi bakazisubiramo n'abandi bakambekinga kwagura ibyo nkora. Okay, reka nkwaze ikindi kibazo rero. Yego. Mwese Big Ratio Mungu nayahe mafaranga nuwe mubara amafaranga umuntu yaguha kugira ngo ureke umuziki? Oh my god. Umva ko music ni ubuzima bwanjye. Ntayo. Nese nago uyikora nyine uyikora ushaka amafaranga cyangwa nyine uko life yawe bisanzwe tu? Icyambere music mu buzima bwanjye yabahenje kuba passion. Yeah. Ni ibintu byanjye ndabikunda no gutanyishyura no gutanga amafaranga ariko ubu ninjiye no mu bintu byo kwigira business ni gute byambesha kuko ari cyo kintu nshobora gukora neza ariyo mpano mfite kandi ibyara amafaranga. Okay, dukubitira no ku ndirimbo wazanye dukubitira akapera ku ndirimbo ya kabisa. Indirimbo yanjye yitwa Twuzuzanye. Giye kuririmbaho no kutubwira impamvu wahise Twuzuzanye, nanditsobanura impamvu wagiye gutangira kariyeri yawe uririmba ku giti cyawe ugahera ku ndirimbo y'urukundo. Ese yaba hari umuntu muri iyi minsi uri kukwenspira kuko burya abahanzi kenshi navuga ko umuhanzi aririmba afite ikintu kiri kumwenspira cyangwa se afite ibintu ari kureba yabitewe na eri yarimo. Uraza kudusobanura sinzi nimba ubanza ukadusubiza cyangwa se uribanza ukadukubita akapera den ukagaruka nyuma. Okay, kamanze nkora akapera bantu banayumva. Banze bakubite kabisa. Nagenze imisozi manuka iyindi shaka umukunzi nkawe byansabye iminsi byansabye imyaka kugira ngo nkubone naragusengeye amanywa nijoro ngira ni Nyagasani uzamunkunda by'ukuri nanjye nzamukunda bihebuje nzamwibagiza abamukunze mbere anyibagize abambabaje nzamwuzuza umunezero anyuzuze ibyishimo twuzuzanye 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 nuko imeze. Okay, ngatubwira impamvu rero wahisemo kuririmba indirimbo nk'iyo ngiyo ndetse unatubwira impamvu wahisemo kwita Twuzuzanye. Impamvu yanjye nkunda ibintu byose biri mu rukundo. Akazi kanjye kenshi nkora ndirimba mu makwe. Bakoze ubukwe namwe mufite ubukwe ahubwo rero kubera ubukwe ni bwiza urukundo ni rwiza narebye ukuntu biba bishimishije nabwa ubundi iyo ndirimbo njye nayikoreye abantu bakundana couples zifite intego zo kubana niyo mpamvu nahingira ndirimbo nkaba ndikeneye kwagura nyine isoko kwagura imipaka. Yes. Okay, ni byiza cyane kabisa. N'abantu ndabiza abantu benshi bagenda baduhamagaye katubanze twita abantu ariko duhamagara twumve se hari icyo bashaka kukubaza. Ese bimeze bite? Allo Good Richard Yungo ntago ari kuvuga sinzi impamvu bahoze bahamagara cyane. Nekereza ko abantu benshi bari basanzwe bakuzi ndetse kandi hari na benshi bishimishije kuba bahita bakubona kuko twajyaga tukubona tukibaza se uriya mukobwa aravuga uriya mukobwa yemeze kuko nyine dusanzwe tukubona mu bitaramo bigiye bitandukanye. Katubanze kwitaho ino nimero. Allo ni sawa womeze ute? Bakwitandura haganaye uri Gikondo. Big Ratio wamubonye se? Gira ikintu mubwira kabisa dore reka twita indi nimero ndabona wamukunze urakoze cyane nawe ngo ari kukumva kabisa. Reka twitawe n'indi nimero kabisa turebe. Allo abantu bari guhamagara kabisa. Reka duse nk'ababarekeye ahangaha kwita amatelefone ahubwo Big Ratio urateganya gusohora indi ndirimbo ryari? Indirimbo yanjye ya kabiri irasohoka muri November. Irasohoka muri November. November rya ni mu kwa kangahe? Kwa 11. Nayo izasohoka ari video?
nibyo nifuza. Ninde gukora ufite management? No, nta management ifite, ni njyewe uri kubyikorera. Ufite amafaranga kuko abantu muririmba biriya bintu mufite biraka byinshi, ahubwo ni ukuzajya umamagara nagutwaza. Nta mafaranga nyine no kugerageza. No kugerageza kuko iyo udakoze nanone ntacyo wakereka abantu, ariko ubu naragerageza. Ikintu nakubwira cyo nyine twishimiye uburyo uririmbamo. Iyi ni class vibe, ni ikiganiro bita class vibes. Kino kiganiro nyitumiramo abantu bari class gusa. Iyo utari class ntago njya nirirwa ngutumira kabisa. Urumva n'abantu bagikurikirana nabo baba ari abantu bari class. Urabona ko ni ikiganiro tujyamo turi mu kamudu ka weekend, aho tuba turimo tugenda dushyira abantu ku murongo tubabwira tuti bimeze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya. None muri aka kanya abantu nabakora ibintu byiza cyane. Nahise mbazanira umukobwa ufite ijwi ridasanzwe kugira ngo abanze abashyire mu kamudu ka weekend. Reka nihanganisha abantu bari kuduhamagara kuri telefone, babwire ko kabisa ubu ngubu ikintu gisigara kuba kohereza message tukaza kuba twazisoma, kuko abantu bari guhamagara ni benshi cyane. Ntago phone twazita ngo tuzivemo, kereka rwose sinzi ukuntu twabigenza. Ariko ikintu nkomeza kwifuriza no gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Unandi kumwe na Big Rachel, reka musabe aturimbira akarimbo ka nyuma, then mukanya tugaruke turi kumwe n'undi mutumirwa kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ikiganiro ni Class Vibes. Warunzi kandi nanjye nari nkuzi, nta n'umwe wagombaga kudutanya, umuntu yaratubonye kandi yavuze byinshi, nubwo amagambo yavuzwe wowe ujye wirengagiza, oya winsubize inyuma, kuko ndi mu rukundo. Niwumva ugiye kunsiga uzandabure, niwumva ibyacu birangiye uzandabure, niwumva ugiye kunsiga uzandabure, niwumva ibyacu birangiye uzandabure, uzabirabira. Okay, Big Rachel, tugira abahanzi batatu ukunda mu Rwanda kabisa, abahanzi batatu bawe. Ko nkunda benshi batatu bonyine, ubundi hari ibibazo njya mbaza umuntu nambwiye ngo nkunda benshi cyangwa iki, batatu bonyine ufata nk'icyitegerezo batatu mu Rwanda. Ngenda shingira kuba twakoranye, kuko benshi ntago abo twakoranye ubwo nibo nzi. Ntago ari ruswa, abampaye akazi, then ibintu byabo n'abanyarwanda barabikunda, nta kibazo. The Ben, Bruce, Melodie, Alyn, Sano. Okay, urakoze cyane Big Rachel. Okay, iki ni ikiganiro Class Vibe, twari turi kumwe n'uwo bita Big Rachel. Ndaza gusaba ku buhanga bw'ibyuma badushyiremo indirimbo ya Big Rachel bita Twuzuzanye, akari indirimbo y'abasore kandi nkaba akari indirimbo nzi neza ko igiye gukora ku bantu benshi. Ni indirimbo kandi ndi kwifuriza buri wese ko yanyura amatwi ye ikaza kumuryohera. Ni indirimbo cyane bivugwa ko nyine indirimbo y'urukundo, ni indirimbo y'urukundo kandi yifuje ko ari indirimbo yakinspira wowe, aho abavuga ati twuzuzanye, nge nawe twuzuzanye, nge nawe dukundane bitagira uburyarya, nge nawe nyine mu rukundo, nyine urukundo rwacu rugende neza. Ndaza gusaba ku buhanga bw'ibyuma tukiyemo ako karirimbo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kandi twinjire muri weekend n'urukundo, dore ko umukobwa wacu aje kudushyira muri weekend avuga ati rero iyi weekend rero ntago ari weekend yo kuryoshya gusa, cyane ko abantu benshi mukunda kubyitiranya mukumva ko aka weekend yo kuryoshya, muryoshya ariko munashyiremo urukundo, mwuzuzanye muri byose. Reka badushyiremo iyo ndirimbo Twuzuzanye mu kanya mitengaruka muri studio. Ndi kumwe n'undi mutumirwa, akaba ari umutumirwa w'umuraperi ukaze kandi uri kubikora neza muri iyi minsi cyane. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Hikaze muri Good Rich Life Care tubafite serivisi z'ubuzima zitandukanye. Turasuzuma physical assessment, tukavura kandi tukarinda indwara, treatment and prevention. Dusohora imyanda mu mubiri dukoresheje imashini zabugenewe nka hydrotherapy, tugira ubugororangingo, physiotherapy na massage therapy. Dutanga inama ku mirire, nutritional treatment. Ku bindi bisobanuro wadamaka kuri 0783 27 73 cyangwa 0783 77 94. Wahamagara kandi kuri 0783 456.
turi mu mujyi rwagati mu nyubako ya Matewusi House etaje ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Abakeneye gucumbikirwa twabazaniye amacumbi VIP muri Goodrich Life Care. Ubuzima bwawe mu biganza byawe. iyo hahereye uwawe ukunda agafata inzira Abakunzi ba Goodrich Life Care abo tumaranye igihe mbibutse ko yari imyaka 13 dukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda tuba serivisi nziza nko kubasuzuma physical assessment, kubavura no kubarinda indwara dukoresheje ibintu bitagira ingaruka ku mubiri. Ni za mashini zikangura ibice bisinziriye by'umubiri, fitness machines, ni za mashini zisohora imyanda, body detox na hydrotherapy compression machines, ndetse ni za supplement, phytomedicine, imiti, product bitagira ingaruka mbi ku mibiri y'abantu. Tubazaniye promotions rero y'agatangaza aho muri iki cyumweru cyose uhereye uyu munsi kumara iminsi 7 tuzaba tubafasha kubasuzuma ku mafaranga make cyane ibihumbi 10 gusa aho ku bihumbi 20. Nese machines ni za mashini zisohora imyanda, body detox na hydrotherapy compression machines, ndetse ni za supplement, phytomedicine, imiti, product bitagira ingaruka mbi ku mibiri y'abantu. Tubazaniye promotions rero y'agatangaza aho muri iki cyumweru cyose uhereye uyu munsi kumara iminsi 7 tuzaba tubafasha kubasuzuma ku mafaranga make cyane ibihumbi 10 gusa aho ku bihumbi 20. Iyi ni promotion izamara icyumweru ntigucike, ndetse no kubavura aho muzagabanyirizwa 50%. So bivuze ngo amafaranga yo kwishyura kwivuza nubwo wishyura mu byiciro, ariko tuzanagabanyaho 50% ku bantu bose bagiye kwisuzumisha muri iki cyumweru uhereye uyu munsi. Tubahaye ikaze rero, wahamagara kuri izo nimero ba kuri ekra yawe ugafata nimero zitarashaho. Turaza gutanga nimero nkeya cyane ku bantu tugiye gusuzuma bishyuye 1/2, ku bantu tuzajya tuvura bishyuye 1/2. Reka tubibutse ko n'abahize mu buriri, abagize za stroke, abagize za paralyze, abatagenda, tubafitiye ibitaro aho tubadimitinga hariya hirya y'ikabuga gato yaho twubakiye ahantu heza cyane, tubafasha ku bijyanye n'imirire myiza, tubarambura imitsi, ingingo, kandi tubitaho. Reka tubibutse ko twatangiye n'uburyo bwo kubavurira mu ngo zanyu aho ushobora kuduhamagara tugasuzuma umuntu wawe kandi tukamukurikiranira aho ari, tumuha serivisi kandi neza cyane, ndetse no kubagezaho amaproduit, imiti aho waba uri hose urodaringa tukabikoherereza bikakugeraho. Nongere mbisubiremo, iyi ni promotion izamara icyumweru kimwe gusa, iminsi 7 uhereye uyu munsi. Iyandikishe kuri izo nimero, ufate nimero yawe ku mafaranga yo kwisuzumisha physical assessment, ku mafaranga yo kwivuza treatment ubwoko ubwo aribwo bwose ugabanyirizwe 50%. Turabakunda cyane, mukomeze muryoherwe n'ubwo buhamya bwabo twavuye bakamererwa neza, mukomeze murebe amavideo y'ibyuma byacu n'uburyo bikoramo, mukomeze murebe uburyo dukangura ibice by'umubiri bisinziriye, uburyo dusohora imyanda, uburyo dufasha abagize stroke, za hypertension, za diabete, umuvuduko w'amaraso, ndetse no gufasha abana badafite imikurire myiza kugira ngo bongere